saka umutima madafaka tumusubize muri Esther bigeze kudushira ahantu tutabizi barabanza baratwerekana muhagarare mumere incakwaha mumere n'imisatsi 499 mutukinyiza inyana zimbwa ziza kwerera ku musaza cyakwagira umubare se Yes. mbesire mu rusaka Muri gutukanira iki? ngo ngwiki Ndavuga uyu nawe muntu aramusubije namwe mufite social media ufite platform asubije kubera iki wowe utamutuka umubazi impamvu ari gutukurira musaza amutwaye iki aharyamye ari kumurira iki nicyo kibazo afitanye nawe Yekora. uriya musaza ko yabazengereza yababereye virusi azaba munga muzamunga iteka ryose aho muzajya muryama muzajya muhindukira mu mubone mugarame mu murebe mugire mu murebe thank you usinde ko twese tudashyira hamwe n'izi morosaka ziri hano kuri social media zitwa ngo ni inkunda Rwanda zitaza ngo zivuge twese dushyire hamwe tubarwanye mo karwana n'umutima murakitwa n'umusonga muragahamba imfura mu mfuruka toka mbesire ntabwo navukiye mu Rwanda ntabwo navukiye mu Rwanda ariko nkunda u Rwanda kuko ngiye rw'ikinyarwanda sinzigera nanga u Rwanda na rimwe uzarwanga nzamwanga wa mugani wa Chimamanda ese wewe abantu muzi Chimamanda mwazamundanye nka muhinga mwanga nzamwanga kandi Chimamanda narabavuza mbonera Chimamanda azamunyohereze muhinga Hello. thank you mutanyumva Turi kumva sheri. Mr. Bob mukanya ndawustenga ndakumva oya sarabujise baratuka umuntu mwarangiza mugaceceka no abangaba bari kuvuga ngo baceceke nago baba bamuzi ariko uriya ni inyangarwanda bya hatari ariko hari n'ikindi kintu bagendana cyitwa nepati Uhise rugenda sha. Biba biri kubuka amaraso y'imvura abatembera. wariwe ni wariwe icyo murashaka batabizi icyo murana Ntabwo nari nduzi shahu ngiye gukora mbona uruntu rwanditse comment ariya ni amaraso bari kubazenguruka amasha biba bimeze nk'aho byabuze ikibazo nta nubwo nanutse araje ngo Kagame nyuma yo kuba ngiye nkuriya mpita mu myutinga uramureka muri akaruka Kagame amuzanye muri pano yanjye hari abantu amuzanye gute ko Imana iri kuri musaza yagorwa gitare cy'amahanga Imana yanjye kandi ubu muntu nabivuze wasanga nta n'urumiye afite nta n'urwo kwishima nta n'igiceri cyo kwishima afite buretse ndajya kumusacinga ndamureba ndamuboneyo kabone inzara ibintu baba bafite nta kintu bashyiraho nibagende nzagusharinga live yabo akoze kuna ari abagomesha abo yewe ndahagera bakanga kunzamura bajya bahita bambona ko ngo uyu wa mutwakazi ngo ufite umugabo w'umuzungu bagahita bamanura baba bazi ko ndi bubamenekeremo nkabaha ba nyina ni shari bro yaje ati Kagame can imagine bagiye bava bamuha amahoro tuba tumuhaye ukuri nuko ahise agenda ahise aduga abonye nari bumuhe bene wabo umva yaratangiye kumwanga kwikuruza kwishyiga rishyushye abantu baratuka wanda yumvishe ishiga rishyushye aratinya nawe gakuru bakabuno muri kaburimbo ariko se abantu bagiye bagira respect umusaza bamushakaho iki n'izina ry'Imana uriya musaza ko ntawe bavuganye nawe nabi uriya musaza ko yifite umutekano niba ari abantu baba barahunze 94 n'uriya na kimwe kiri mu Rwanda kibivuga none hari undi nguri kwiyamamariza ubuperezida ngo uzaba perezida fecha bakugicucu sha kitwa iki yitwa his excellence oya yitwa his excellence nubundi bamwita magufu dore ngo urwo uragarutse arongeye ngo urakavumwa rirenze urakarengana izuba rirenze ukarengana n'umusonga ukanga n'umuruho we kikuruza kwishyiga rishyushye kagomere bene wanyu gomeza imitumba n'imitumbi y'abanyo
ariko nari Karindagire kwicwa n'umusonga. nta kintu wababonaho. Kagame azabazengereza na n'ubu ari mu bwonko bwanyu bwarazengereye iteka ryose muba muri kureba Azabazengereza nawe azaba. ntacyo kizamubaho kibi. Tumufatira iry'iburyo n'iry'ibumoso. Huyo ni Gideoni atagombana mpaka hadi